twongeye tubasuhuza inshuti bakunzi ba Rayon yacu aho muherereye hose, twizere ko mumeze neza kandi mukomeza kugenda mugubwa neza. Twizere ko umunsi uri buze gukomeza kugenda ubamerera neza, kandi twizera ko mwakomeje kugenda mugira igitondo cy'umugisha. Ubwo abagize ibyago n'abandi bagiye bagira ibibazo bigiye bitandukanye, namwe mukomeze kugenda mukomera cyane, kandi mwizere ko Imana ari ishobora byose. Kuri uyu munsi turasa kugaruka ku makuru atandukanye akomeza kugenda avugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Kuri ubu ngubu ikipe ya Rayon Sport ikaba yahamagaje abakinnyi bayo bafite amasezerano bagera kuri 2, ibahamagaza igitaraganya, ibaha n'igihe ntarengwa cyo kugera mu Rwanda. Ni mu gihe kandi kuri uyu munsi mu biro by'ikipe ya Rayon Sport ngo ikaramu iraza kuba ivuza ubuhuha, mwitege ama breaking news menshi. Mu myitozo ekipe ya Rayon Sport iri buze gukora, abafana nta mufana uri buze kuba wemerewe kwinjira mu mwitozo w'ikipe ya Rayon Sport. Turaza kureba n'ibindi byinshi bikomeza kugenda bivugwa muri ekipe ya Rayon Sport Isaro ry'Inyanza. Wowe icyo usabwa ni ugukora subscribe, ubundi ukibuka gukora kukazogera, amakuru yo tuyaguha 5 kuri 5. Iyo abari Rayon yacu TV ushaka kuba natwe muri group yacu ya WhatsApp ya Rayon yacu TV, watwandikira kuri 0788466591. ariko kandi ushaka kubona muri fan club yitwa Rayon Twifuza, watwandikira kuri 0788466591, tukagufasha kujya muri fan club yitwa Rayon Twifuza Fan Club. Aba bafite slogan igira iti tuzayibera urumuri no mu mwijima. Nk'uko mubizi rero ikiganiro cyacu tugihera ku bitekerezo by'abakunzi bacu bakomeje kugenda batwereka ko turi kumwe nabo 5 kuri 5. Uwitwa Demokarasi Jean Pierre ati turagukurikiye, abo bakinnyi numvise barakomeye, rero yaba ibirimo neza, ariko harabura abanyamahanga nka 3 cyangwa 4, ubundi ikipe ikaba irakomeye. Abanyamahanga 3 cyangwa 4 bo bagomba kwiyongeramo ahubwo barenze uwo mubare, kuko ikipe ya Rayon Sport ndetse muri championnat bivuga ko abanyamahanga bazaba bemerewe gukina championnat bazaba bagira ku 8 mu kibuga. Byumvikane ko abanyarwanda bashaka kuzaba ari 3, ni mu gihe kandi kuri bench hazaza n'undi abandi banyamahanga 3, ku buryo nyine ekipe izaba ifite abanyamahanga bagera kuri 11 kuri fed match. Byumvikane ko rero ntabwo ekipe ya Rayon Sport yakoresha abanyamahanga 3 cyangwa 4 gusa mu gihe yemerewe abanyamahanga bagera kuri 11, ahubwo icyo kwibaza ese izaba ifite abanyamahanga bakomeye, naho ubundi abanyamahanga bo izaba ibafite bagera kuri umwe, kuko kuri ubu ngubu byonyine ifite abafite amasezerano bagera kuri 2. Turibuze komeza kugenda tugarukaho. Ni mu gihe kandi undi yakomeje kugenda ati yaha uwitwa Umunaziri, nawe igitekerezo cyawe twakibonye. Kwizera Enoke ati niki se kimeza ko bose bazaboneka mu minsi ingahe ibura ngo bakine. Niko akomeza kugenda avuga ati kabisa wonika akomeza kugenda bivuga ati niki cyemeza ko abo bakinnyi bazaboneka mu minsi mike ibura ngo equipe ya Rayon Sport ibe yakina. Riga ntabwo abakinnyi ari bo babuze, kubera ko abakinnyi benshi bakomeje kugenda basoza amashampiyona, ahubwo hakabaye wibaza ati ese ikipe ya Rayon Sport itayari ifite ayo mafaranga kuba yasinyisha abo bakinnyi. Naho ubundi abakinnyi ntabwo ari cyo kibazo, abakinnyi ntabwo ari bo babuze, kubera yuko yaba ibihugu bigiye bitandukanye kuri uyu munsi ndizera ko bibuze byose kuba bisoza gukina. Byumvikane ko rero abakinnyi benshi barava mu makipe y'ibihugu, bamwe abenshi kandi bagiye bari free agent. Rero ntabwo ikibazo, ariko ndi kuvuga ko ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda ishaka. Rero ntabwo ikibazo ari uko abakinnyi badahari cyangwa se abakinnyi bataboneka, ahubwo wenda bakaba bibaza ati se amafaranga cyangwa se ibiganiro biraza kugenda neza. Undi wakomeje kugenda atanga igitekerezo kandi ni Umunasiri. Twakomeje kugenda tureba igitekerezo cyawe ati uwo mukino ko Rayon nta bakinnyi ifite
iyo gishuti ya Rayon izaba iteye ite, niko akomeza kugenda bivuga. Uwitwa Hakizimana Michael ati kabisa Michael nawe igitekerezo cya twakibonye. Uwitwa Mushizi nawe igitekerezo twakibonye. Uwitwa Gervin Sengimana ati iyi match tuzayitera kandi tuzayitsinda nta kabuza. Uwitwa Gervin Sengimana ati courage bro ubirimo neza. Uwitwa Mushimimana Joseph Kofi guturuka i Nairobi ati Modric wiriwe, ese koko abo bantu bo muri Gikona barabirukanye cyangwa nibihuha babaye barabirukanye? Abo ni beza bagira akamaro, gusa mfite ubwoba ko Misoro yadutsinda kandi agahigo ko badutsinze nta koroshya hagati yacu na Gikona. Uwo nguwo rero niko komeza kugenda abivuga. Uyu ati ni Dani reka APR yadutsinda, Rayon Sport nta bakinnyi ifite kuko ntiyari yaba tayari. Uwo nguwo rero nawe niko abibona. Abona bakomeje kugenda batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye. Reka rero tugaruke mu makuru yacu dukomeza kugenda tureba byinshi bikomeza kugenda bivugwa muri ikipe yambara ubururu n'umweru. Mutera udutebe twanyu hafi kabisa mbagezeho amakuru agezweho. Hussein Birina Sarita bambutse Kivu, Makenzi Nafu Leo ati Fuadi ndetse na Makenzi bambuka Akanyaru ukomeje kugenda avugwa muri iki gitondo. Bamwita Aruna Musa Majaliwa, akaba ari umukinnyi w'intamba ku rugamba ariko utari guhamagarwa muri iyi minsi kubera ko asa nkaho amaze igihe kinini adakina. Akaba ari umukinnyi usinye equipe ya Rayon Sport umwaka ushize w'imikino, ayisinyira imyaka igera kuri 2. Uyu mukinnyi rero equipe ya Rayon Sport ikaba yakomeje kugenda imubwira ko agomba kwitabira imyitozo ndetse bitarenze kuri uyu wa gatatu. Niba w'ikipe ya Rayon Sport yandikiye uyu musore Majaliwa Aruna Musa bamubwira ko agomba kwitabira imyitozo y'ikipe ya Rayon Sport kuko ari umukozi w'ikipe ya Rayon Sport uyifitiye amasezerano, bityo rero kagomba kwitabira imyitozo nk'abandi bose bagakomeza kugenda bitegura umukino ikipe ya Rayon Sport ifitanye n'ikipe ya APRC. Akaba ari umukino ugomba kuzaba kuri uyu wa gatandatu ku isaha y'isa 11. Kwinjira akaba ari ibihumbi 10 muri VVIP. Aha rero isaro ry'Inyanza bakaba bakomeje kugenda bavuga kuri uyu Majaliwa bati kabisa ati nawe ukwiye kwitabira uyu Majaliwa. Ngira ngo murabizi ko yakomeje kugenda agira ibibazo bigiye bitandukanye n'ikipe ya Rayon Sport, ndetse aho uyu Majaliwa Aruna Musa yakomeje kugenda ashinja ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport ko bwamutereranye ndetse bukamuteza abafana nyuma y'uko ngo uyu mukinnyi yaje kugira ikibazo cy'imvune, ariko ikipe ya Rayon Sport imuha amafaranga yo kujya kwivuza, ahubwo ngo bakihutira kubwira abafana ko uyu mukinnyi yigumuye ku buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport. Uyu musore rero ngira ngo murabyibuka mu minsi yashize yari yatangiye imyitozo mu Nzove ndetse akomeza kugenda yitegura gukina igikombe cy'amahoro, ariko umutoza Julien Meti akomeza kugenda amubera ibamba amubwira ati ntabwo nzigera nkukinisha ntaramenya ibyawe, ntaramenya ese wari waragiye he, ese niki cyari cyarakujyanye, ese ibibazo byawe wari urimo byarakemutse. Umutoza rero bita Julien Meti amubera ibamba yanga kumukinisha. Umufana w'umwaka rwa Rutabura. Kuri ubu ngubu rero Aruna Musa Majaliwa nawe ngo numwe mu basore biteguye gukora akazi ke neza cyane, nyuma yo kumva yuko amakuru yamugezeho akomeza kugenda avuga ko Jean Fidel Uwayezu yakomeje kugenda bibamba avuga ati ekipe yose yifuza Aruna Musa Majaliwa ikureho, ntabwo twe turi tayari kuba twari kuri uyu musore azaguma mu ekipe ya Rayon Sport yabakina yabadakina, ariko azava mu ekipe ya Rayon Sport ariko asoje amasezerano yacu. Nyuma y'uko rero Majaliwa nyine byumvikane ko yumvise ko ikipe ya Rayon Sport nta gahunda ifite yo kumurekura, uyu musore ibintu byo kwigira nabi ngashaka ko yarabivuyemo, ahubwo ahita agira gahunda aravuga ati noneho ubwo reka nkore cyane uyu mwaka wenda nzabona ikipe ariko nakoze kandi imeze neza. Aruna Musa Majaliwa ku mwaka wa nyuma akaba ari umwe mu basore ngo biteguye gutanga ibyo afite byose muri ikipe ya Rayon Sport. Kuri ubu ngubu rero ni umwe mu basore bategerejwe kuri uyu wa gatatu mu Nzove, akaba ari umwe mu basore bagomba gutanga umusanzu wabo ubwo ikipe ya Rayon Sport izaba iri gukina derby n'ikipe ya APRC bataha stade Amahoro kuri uyu wa gatandatu.
undi ukomeje kugenda avugwa bamwita Charles Bare. Uyu nguyu ni umugande ufite amasezerano y'umwaka muri ikipe ya Rayon Sports. Ubundi ikipe ya Rayon Sports yakaba yararekuye Charles Bare, ariko Charles Bare afite amasezerano y'umwaka muri ikipe ya Rayon Sports. Bari kumurekura bakavuga ati kuba warekura umukinnyi ufite amasezerano ati nabyo byaba ari ikibazo. Ni mu gihe uyu Charles Bare byumvikane ko niwe wabaye top scorer muri ikipe ya Rayon Sports, watsinze ibitego byinshi, ariko n'umukinnyi navuga ko ukurikije uko yari yavuye mu gihugu cya Uganda abantu benshi bamuvuga, ntago ibyo yatanze ari byo yari gutanga. Nyine ntago abafana bigeze bishimira umusaruro wa Charles Bare muri ikipe ya Rayon Sports, dore ko rimwe na rimwe ikipe ya Rayon Sports yagize gafata n'icyemezo cyo kujya umuhengeka kuri za 7 na za 11 nyuma yo kubona yuko icyo bamuhamagara cyo gutaha izamu biri kugenda byanga. Nyanza imena mu Rwanda nta makuru n'ikirezi cya Kirisitu umwami na Muhamedi. Byumvikane ko rero uyu Charles Bare kabisa akaba ari umwe mu basore bavuga ko bagomba kuza nabo kuri uyu wa gatatu bagatangira imyitozo, ndetse kugira ngo nyine akomeze kugenda kino mwaka wa nyuma afite muri ikipe ya Rayon Sports. Ikipe ya Rayon Sports ajya gushaka Charles Bare, n'ubundi yashakaga umugande bikomeje kugenda bivuga ko n'ubundi kiri gushaka bita Hussein Shaban Jagason, ariko kuri ubu ngubu rwego agezeho mw'abantu mwe ubundi udafatiranye umukinnyi hakiri kare biba bigoye kuba wakongera kuba wamufatisha. Uyu Jagason bamurangiye ikipe ya Rayon Sports, ari ikipe bita Bright Stars, afite ibitego bike, nako yari afite ibitego byinshi bigaragara ko ari umwataka mwiza, ariko ikipe ya Rayon Sports ijya guhitamo kujya kugura Charles Bare. Ebana kabisa, none uyu musore uyu ngira ngo mwakomeje kugenda mubikurikira kuri rero yacu, ni umwe mu bantu twakomeje kugenda tugarukaho umunsi ku munsi ko ikipe ya Rayon Sports yaramushakaga cyane uyu Hussein Shaban Jagason kuva muri 2022. Ikipe ya Rayon Sports yakomeza kugenda yifuza uyu musore, ariko nyine igahitamo amahitamo mabi, ukajya kubona ukabona izanye Musa Esenu, ukajya kubona ukabona izanye Charles Bare. Uyu musore bagakomeza kugenda bamwitesha, akaba ari mu basore bahagaze neza, ndetse ikipe ya Simba Sport Club yashyize gutya ikandiraho nayo irashya. Ijambo meya ndaryumva nkumva budala. Ikipe ya Simba Sport Club yagiye kubaza agaciro ka Hussein Shaban Jagason, bayibwiye amafaranga nayo irahunga, iravuga iti uyu musore kabisa w'umusajya turabona tutamwigondera. Byumvikane ko rero ikivugwa ko ikipe ya Sport ishaka Hussein Shaban Jagason, ibyo byo no kubishyira ku ruhande, akaba ari mpamvu hagati rwose Charles Bare ibuje uba utangiye imyitozo, wenda igihe musaza Saidoni Wozonyiza nawe yaba atangiye imyitozo muri ikipe ya Sport, mukazafatikanya gutaha izamu. Namfura urugamba rwaje rwakarugondera ku mugonzi. Abandi bakinnyi bagomba kugaragara ngo ku biro by'ikipe ya Rayon Sports kuri uyu munsi basinya amasezerano, hari kuvamo uwitwa Ngendahimana Eric. Uyu nguyu ni umwe mu bantu bagomba gusinya amasezerano ku ikipe ya Rayon Sports, ndetse n'uwitwa Aimable Nsabimana akaba ari umwe mu bakinnyi bagomba gusinya amasezerano muri ikipe yambara ubururu n'umweru. Imyitozo mu Nzoveyo irakorwa awiklo, nta mufana wemerewe kwitabira imyitozo. Bababwira bati intwaro mutegereje mwebwe muzazibona ku wa gatandatu. Icyo mugomba kumenya nuko ku wa gatandatu kabisa mugomba kwitabira match igomba gusa ikipe ya Rayon Sports n'ikipe ya APRC kuri stade Amahoro. Intwaro zo muzazibona. Akayira gasangwa mu mabara abiri. Gusa icyo twakwizeza abadukurikirana kuri rero yacu nuko kabisa intwaro izazigaragara mu Nzove muzaza muyimenyeshwa hano kuri rero yacu. Reka dukomeze kugenda tubashimira abantu muri hirya no hino, mukomeza kugenda mutwereka ko turi kumwe namwe 5 kuri 5, mutubwira muti modrish twakanze kuri subscribe ndetse nakazogera twagakozeho kugira ngo nitugategereze share tujye duhita tubona notification. Ebana nizere ko mumeze neza cyane, nanjye ndabasuhuje. Musaza bitakomeza Innocent twizere ko umeze neza, Sharibaro twizere ko umeze neza, Isaac n'abandi bagiye batandukanye mukomeza kugenda mutwereka ko turi kumwe 5 kuri 5, mwese nizere ko umeze neza. Reka tubashimire, turasubira mu biganiro byacu biri imbere. Ciao ciao.